Alright. What's popping my people? Nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye. Bayikazana kuri The Focus wabo dusobanuye. Tugufa ariko tumeze fresh. Ubu tujye kubasobanurira agafilme kitwa Sidekicks. Gisaba gusa no kumwanda kuri like na share hanyuma tukirira show. Agastori kacu gatangira batwereka amashuri y'umuguru wo washimuswe n'itsinda ry'abantu babarara. Gusa aho gaho itagira intwari iba yambaye imyenda y'umweru hasi no hejuru hanyuma igatangira gukubita bya birara byose, ndetse iyo ntwari ifite n'undi muntu uri ku ruhande uri kuyifasha, bose bambaye imyenda iri gusa y'umweru. Ndetse mu kurangira birangira rwose ya ntwari itimbaguye babarara bose igatabara wa mugore wari washimuswe. Hanyuma igihe ya ntwari yakuyemo mask yari yambaye, twese tubona yuko ari icyamamare muri filime za action Chuck Norris, ndetse wa wundi wamufashaga aba ari umwana w'ingimbi muto witwa Barry. Gusa muri ako kanya Barry yahise yikangura abonana mu ishuri bitabigaragara yuko nabyo bindi by'imirwano yabonaga byose ari ibintu yari kurota. Ndetse ako kanya abanyeshuri bigana bahise batangira kumuseka, hanyuma kubera ko pressure yawana nasi miti mwataka. Barry rero aba ari umwana uri aho ngaho ucecetse wirwariye asima y'idage mu kigo, ndetse akenshi abakunda kunyuzurwa n'abanyeshuri bigana mu kigo. Bityo rero abakunda kumara igihe kinini ari kwihimbahimbira ibintu by'inkuru n'ibindi bintu mu mutwe we ajya abona kandi ku manywa y'ihangu. Ndetse ibyinshi muri ibyo ngibyo aba ari iby'igihe n'ubundi ari kumwe na Chuck Norris ari buri kumufasha ku ruhande bakubita barara. Ndetse muri izo nzozi yihimbira afite ingezi zidasanzwe akubita yifite icyizere, mbese ibintu byose abasanzwe abura mu buzima busanzwe nibyo abahora afite muri bwa buzima akiriyetinga akarota ku manywa y'ihangu. Kandi noneho igihe kinini abakunda n'ubundi kwimagina arimo kubita ibyaha nawe bikunda kumunyuzura ahangaha ku ishuri ari gutabara umwarimu w'umukunda byatari witwa Noreen. Uyu mwarimu Noreen rero afite impungenge zo kukurota kwa Barry ku manywa y'ihangu, ndetse n'umusaruro muke waragabanutse mu byo gukurikira mu masomo asanzwe. Bityo rero nyuma yo kuva ku ishuri uyu mwarimu agiye kuvugana na papa wa Barry, aho bombi bahise biyemeza kugenda bakandikisha Barry mu ishuri rya karate kugira ngo byibuza ajya agenda ahugiremo hanyuma aniga ubumenyi bwamufasha kwirwanaho mu buzima busanzwe. Aha rero bagiye kureba master wigisha ku ngufu uwo witwa Kelly Stone. Gusa iki kigabo kiba kiyemera kiri kwiratanga ibintu kimaze gukora muri ino siporo yo gukubita abantu, ndetse cyemera ngo kirarenze kigereranya na Chuck Norris mwenyewe. Ndetse ahangaha kiba kiri gutuka abandi bametre bose bo muri uyu mujyi kivuga yuko nayo nta n'umwe kirenze. Barry rero na papa we bahise bava ngo barigendera bakimara kubona yuko burya akenshi umuntu uri kuvuga nk'uku nguku aba ari nta n'ubumenyi afite. Nyuma rero bagarutse ku ishuri, Noreen yaje kumenya ibyo kuba bagiye kureba mwarimu bikagenda nabi, kandi abari mu jomba witwa Mr. Lee ugiye kuza muri Amerika mu gihe cya vuba cyane kugira ngo akore muri restaurant ya famille yabo. Ndetse uyu mwarimu abatekereza yuko ari uzaba mwarimu mwiza cyane kuri Barry, cyane yuko baba bameze nk'abantu bahuje imico bose badakunda gusakuza. Ku rundi ruhande rero bahise batwereka uyu nguyu Mr. Lee wari urahategerwa gari ya moshi, ndetse ahangaha hari akantu k'agasaza kamwise umuntu ugira irondaruhu, kamuzanaho ibintu by'irondaruhu nyine kanabimwita. Hanyuma mu kwihoreraho Lee ubutoroshye akoresha tumwe mu dukoryo twe aba afite, hanyuma ka gasaza ahita agateza inkongi y'umuriro ku ikote kari kambaye. Mr. Lee katoroshye. Ntabwo gutinda rero, nyuma kuri uwo munsi yamaze kugera muri Amerika, Mr. Lee yakubitanye na Barry muri ya restaurant yari yaraje gukoramo. Hanyuma umusaza nk'isomo rya mbere asaba umwana Barry ko byibuza yazajya ku ishuri n'amaguru ahereye ku munsi ukurikiraho, ngo ko nyuma aribwo bazagenda bazamura imyitozo, cyane yuko abashaka yuko ubundi Barry abanza akazamura ikintu cyo kwihangana no kugira agatege mbere yuko batangira imyitozo ikakaye, cyane yuko ababizi yuko uno mwana asanzwe yifitiye nasima. Ariko ubwo uko bari kwivuganira mu gikoni, papa we na Noreen nawe bari hanze aho bari gusangira ibyo kurya. Hanyuma uyu papa wa Barry Mr. Gobriski ndetse tunamenya yuko aba yarabuze wari umugore wenga imyaka 10 yashize, kandi ngo kuva icyo gihe akaba yaribereye singo ntiyongeye gushaka undi mugore. Noreen rero ubona ameze nkaho no mugabo namwikundira mu kuntu, ubona ko ameze nk'ahantu hazashya. Gusa bitunguranye hari itsinda ry'abantu b'ibirara bahise baza aho ngaho muri restaurant, ndetse batangira guteza akavuyo aho ngaho. Lee rero yarahamagaye kugira ngo ibyo bintu azabyiteho. Ageze aho ngaho rero yatangiye kuzana za zindi z'ubusinzigira nk'umuntu wasinze, ariko abatimbaguriramo kuko babarara. Barry rero ubwa mbere bari babanje kumupinga bagati kano gasaza nta kintu kimwe kazi. Yarabibonye noneho ubu ngubu bagira ibyishimo, navuga ati ndatangira kwiga kurwana kabisa.
ku munsi ukurikiyeho rero yatangiye kurya tablet ajya ku ishuri n'igitsi, gusa aza kurangazwa n'ubundi na bya bintu byo kurota ku manywa n'ubundi byahise bimukubita muri ako kanya. Iki gihe noneho rero we na Chuck Norris abari abasirikare ngo bagiye gutabara Noreen wari washimuswe n'abantu b'ibyihebe, ndetse ahangaha bakora ibintu by'udukoro byatari barasa burira, ariko bakabasha ngo kwica abanzi bose. Nyuma Barry ibyo byose birangiye akaba ari bwongera kugaruka mu buzima busanzwe, ibyo kubita abantu kandi ari kurota birangiye. Gusa akiri mu nzara n'umuntu ajya ku ishuri, undi munyeshuri bigana witwa Lauren w'umwana mwiza yamuhaye akarefite byuza akamugeza ku ishuri, ariko ndarabyanga. Lauren rero ubusanzwe uzi ukuntu Barry ifite ibibazo bya sima n'ibyo kurotaguzwa ku manywa abamufitiye impungenge, ariko akamwihorera. Muri classe rero ubwo bagezeho tayari umwarimu w'amateka abaza icyana cyo gisanzwe kizwi cyitwa Randy ikibazo, ariko bikarangira bagisetse kubera ko ntabwo cyo kizi igisubizo. Nyuma ya gatoya rero Barry nibwo yahise avuga igisubizo cya nyacyo y'abantu, ahita agisebya byatari cya cyana ngo ni Randy. Ubwo rero igihe amasomo yagiye kurangirira cya cyana ngo ni Randy cyo kiyoboye n'ubundi abanyuzura cyari gisunikira Barry yikubita hasi y'abantu kimukandagiraho gitangira kumubwira yuko agomba kureka ibintu byo gushaka kwigira umwana watanje kandi asanzwe ari idage. Mbese mu yandi magambo yabaze n'igisubizo kizima mu gihe yabajije umwana watanje agaceceka. Cyakoze muri Amerika baranyuzura koko. Ndetse abanyeshuri benshi baba babakikije, ariko bose nta numwe ubasha guhangana n'iki cyana ngo ni Randy bakibwiye ko ibyo kiri gukora atari byo. Ahubwo bose bajya ku ruhande rwe bagatangira gusubiramo izina rye baniyita Barry ibizina bibi. Ndetse cya Randy cyo kibona ikinyamakuru Barry yari afite cyakiriho Chuck Norris cyatakaye hasi kigahita kigifata. Gusa mbere yuko kigenda kikabwira Barry yuko impamvu k'abakobwa ngo ni Lauren kaba kameze nk'akamukunda atari ubundi bushuti, ahubwo ariko kaba kamugiriye impuhwe kubera ukuntu ari umuntu w'idage ufite ibirwara, kwa kundi nyine ugirira umuntu impuhwe kubera ko ubona ko afite ibibazo. Nyuma yo kugushwana rero Barry bamusize wenyine, ariko yabona afite agahinda ku mutima ariko kavanzemo n'umujinya wa danger. Ubwo rero wa mujinya wose aba afite ahita agenda akawutura imyitozo yo kugira ngo azagere ku gihe yakirwanaho. Ndetse yize tekiniki ngize zitandukanye ku munsi yo wa mbere, nubwo asima ye biri gutuma agenda yipompa inshuro nyinshi, gusa n'ubundi yanga kuva ku bintu akavuga ati ndatsimbarara tu. Amashakurikiyeho rero tubona Barry wari wicaye ku ruhande igihe bari barimo batoza abandi bana gukora ka siporo, gusa ari babitegereza n'ubundi yarongeye afatwa na bya bintu byo kurota ku manywa y'ihangu. Iki gihe noneho we na Chuck Norris aba ari aba cowboy, Chuck Norris yitwa Lone Wolf, mu gihe Barry nawe aba ari umwungirije yitwa Little Wolf, akarura gatoya, mbese ari kumwe n'ikirura gikuru. Aha rero ngo bagiye mu kabari aho bagiye bafata ko kunywa, ariko n'ubundi umuseriveri gukoramo aba ari Noreen kubera ko niho aba ahora yimajina, gusa aba ari kubangamirwa n'itsinda ry'ibicowboy ariko by'ibirara babiri aho ngaho. Uko ari babiri rero we na Chuck Norris n'ubundi barongera bagatabara wa mukobwa bagasinda bya cowboy byazengereje akabari. Gusa muri ako kanya gatunguranye umwarimu wa gym niwe wahise amukangura amukura muri za nzozi ze, ndetse agatangira no kumutonganya kuko batari gukurikira ibyo abandi bari gukora. Nk'igihano rero yahise amusaba yuko agomba kugenda kurira umugozi yandi yirirwaho n'abantu ba sportif. Abantu rero bose basanzwe babizi yuko Barry ari inyanda kurira bitashoboka, barategereje kugira ngo bamuseke, ariko baza gutungurwa bose babonye abashije kurira akagera hejuru. Nyuma rero ari gutaha mu rugo we na Lauren bari kugendana, Barry ahita afatirana n'amahirwe kugira ngo abwire umukobwa yuko aba amufitiye crush amukunda ukuntu, gusa Lauren we ahita avuga ko abamubona nk'inshuti isanzwe. Ibi rero byahise byerekana yuko bya bindi Randy aba yamuserezaga kare bijya ko kari byo aba ari inshuti ye, kubera yuko aba ameze nk'umugiri muwe atari ibintu by'urukundo. N'agahinda rero Barry yahise yiruka yigira iwabo mu rugo, ahita natakwa na sima kabisa, kubera buri gihe ndabona ntabwo yabura kugutera sima ariko. Ndetse ibi ngibi bihita bituma n'ubundi yongera kurota, aho yibonye noneho aba ari kunigwa n'ibintu by'iminyururu, anigwa na wa mwarimu wa gym nk'umuntu wari bagiranye amakimbirane mu masaha ya kare. We niko yakoraga, no kuvuga ngo mwagiranye ikibazo niho yabonaga. Ariko noneho igihe Barry agiye gukangukira yisanze muri ambulance ibiri kumwihutana kwa muganga, bigaragara yuko asima yabaye ikibazo noneho bikomeye cyane yarembye. Lee na Noreen rero nabo bahise baza kwa muganga kugira ngo
barebe yuko umwana ameze neza, ariko dogiteri ababwiye yuko yabonye ibihaha bye bimeze neza, ari nayo mpamvu aba yatunguwe n'ukuntu Asima yamufashe kandi mu by'ukuri ibihaha bye atari ukuvuga ngo birarwaye cyane. Rero wahise wumva ikibazo nk'umuntu w'umushinwa, murabizi abashinwa baba bazi imiti myinshi, yahise ajya kumusiga utuntu tw'utuvuta mu gituza, arangije amukoreramo za kata z'abashinwa. Nyuma rero uko iminsi yagiye yicuma, umwana yatangiye kugenda yoroherwa neza rwose, ndetse gake gake atangira imyitozo. Umusaza ari amenya yuko umwana abasha gusinzira neza bihagije, ariko agakora n'utwitozo. Ariko ubwo hari n'umuti aba agomba kunywa w'umuravumba nyine wa musaza aba yaramuhaye inshuro enye ku munsi, kugira ngo agende arushaho no kugira ka stamina n'agatege muri we. Uyu muti rero koko ni nako bigenda birangira umufashije, ndetse icyumweru kijya kurangira noneho ari gushaka nawe kwitabira kugira ngo akore imyitozo nk'abandi bana. Umwarimu rero ntabwo ari gushaka kumwakira, ari gutekereza yuko byanze kuza n'ubundi ashobora kuzisanga kwa muganga kubera kirize ya Asima. Gusa Berry akomeje kumutitiriza, nta yandi mahitamo afite usibye kumwihorera akamwemerera. Ku munsi w'icyo rero Noreen na Gebrowski na Lee na Berry baba bari kumwe. Ubwo Noreen yatangira kubereka utuntu tw'ubumenyi abasanzwe azi muri karate, kubera ko we baba baramutoje kera kiri n'umwana. Ndetse uyu mukobwa wari n'indwanyi nziza, Gebrowski ibintu abibonye yahise yemera bagata umuntu w'umugore uzi bino bintu we yakudihagura. Ndetse noneho igihe basigaye ari bombi, wa mukobwa yahise atangira kwigisha umusaza tumwe mu dutekinike nawe ashobora kuzifashisha habaye ari nk'umuntu ushatse kumwataka. Aho bari muri utwo dutekinike baje kwisanga bameze nk'abantu bagiye gukurikirana ibintu by'inkunda no gusomana n'icyo, ariko aririnda avuga ati reka reka. Umunsi umwe rero Lee na Berry bajyana ikiganiro kirambuye ku bijyanye na bya bintu bya Berry byo kurota ku manywa y'ihangu, aho Lee yahise agira inama uyu mwana yuko agomba kuzajya kontorora ibintu byose atekereza kugira ngo azajya agira ibyo bintu byo kurota bikeya n'ubundi, kubera yuko uko bizagenda bizamuka ni nako azagenda yisanga no mu buzima busanzwe byamubaye inshuro nyinshi. Nyuma rero ku minsi yagiye yicuma, Berry yagiye arushaho kugenda agira agatege, ndetse uko yagiye akomeza imyitozo yatangiye no kuzajya kubita imigeri idasanzwe. Lee nawe akabyumva kumva yuko agomba gushyiramo akantu k'agatege bitabaye iby'umwana akaba yamuvuna. Ndetse Lee yanabonye Berry ari kujugunya ya pompe ye ya Asima, ahita abona yuko byanze bikunze n'imbere muri we umwana aba yaratangiye no kugenda arushaho kumera neza, apana ibintu byo kubura umwuka. Ariko ubwo muri icyo gihe kimwe abanyeshuri bigana n'ubwo ntabwo baba baramenya yuko aba yaratangiye akitoza, bityo rero cyarandi cyarifashe kiba cyahurutse kimuserereza uruntu rw'urugambo kimwita uruzina rwa feke. Ariko iki gihe noneho Berry ntabwo yari rwihanganiye, nawe yahise arusubiza nawe ararutuka. Cyarandi rero cyahise kimwataka, ariko igihe cye cyamushyize hasi, undi nawe yagikubise umugeri nawe yirwanaho. Abanyeshuri bose baratungurwa byatari. Umurwano rero ubwo ngubwo wahise urota, ariko Cyarandi kiti kizana imigeri iteye ubwoba cyane yuko yagisanzwe n'undi kiga karate cyo kimaze iminsi. Hanyuma ku gushwana rero kwaje guhagarikwa na wa mwarimu wa gym niwe wabijemo arabahagarika. Nyuma hashize akanya rero kwa ni Lauren kaje kureba Berry kari kumutakagiza ukuntu ngaba yakubise umuntu, ndetse ahangaha kahita kanamusaba yuko ngo bazasohokana mu ishyamba ry'inyamaswa muri ka weekend. Ibintu Berry yahise yemera ku kanya, yibagiwe yuko kari kamuteye indobo ku munsi ubanza. Akobwa yuko bakunda abantu batwika we. Mashaka kuri icyo rero Berry aba yibereye muri za nzozi zo ku manywa y'ihangu. Noneho iki gihe we na Chuck Norris baba bagiye kumena mu ruganda rumwe rukora ibintu by'ibiyobyabwenge, aho n'ubundi rwa The Band ruba rwafashe Noreen nk'imbohe ngo kubera ko ngaba yabagambaniye. Ndetse baba bafata ibintu by'ibiyobyabwenge bakagenda babitsimba mu bintu bya plastique by'ibikinisho, aribwo buryo babasha kubicuruzamo. Gusa mu buryo butunguranye aho ngaho hahise haturika, hanyuma hahita yinjira icyamamare Chuck Norris. Kwa The Band rero rwahise rutegeka abakozi barwo yuko bagomba kwataka Chuck Norris ngo bakamwica. Gusa nyuma gato n'ubundi hahita habera irindi turika rihita rikurikirwa noneho na Berry nawe ari kwiyumvamo nyine ari kwinjira nk'umuntu w'indwanyi byatari, ndetse akinjira atangira kurasana n'ababarara, ndetse mu buryo butunguranye ni nawe ubasha kwica abarara benshi akandirenza Chuck Norris. Chuck Norris rero nubwo abaye ibintu by'inzozi amera nk'utangaye. Hanyuma nyuma yo gutsinda abo barara bahita bagenda bagatabara Noreen, ariko bareba neza bakabona bahindutse n'ubundi ka Lauren k'agakobwa n'ubundi Berry bakunda kaba kamwe ngo bazasohokana. Chuck Norris rero yahise abaza uburyo ibingibi bishoboka,
hanyuma Berry ahita amusubiza yuko izi ngizi ari inzozi ze, bityo ari nawe mukinnyi w'ibanze agomba guhimba uwo ashaka akaba ari washyiramo, ndetse bihita bigaragaza yuko noneho ubu ngubu aba yabashije gukontorora ibitekerezo bye, akaba yashyiramo uwo ashaka cyangwa adashaka ntamushyiremo. Ku munsi ukurikiyeho rero ku ishuri, Randy yasabye Berry yuko noneho bazahurira mu murwano wemewe wa karate mu marushanwa aba agiye kuba mu minsi ya vuba. Ubwa mbere rero Berry ntabwo aba yifitiye icyizere cy'ubumenyi bwe kubera yuko aba atangiye vuba, gusa nyuma yo guterwa ka courage na wa mumetere we Lee yaje kwemera kwiyandikisha rwose. Mu byumweru bikurikiyeho rero yatangiye kwitoza noneho birushijeho, kubera yuko kugeza icyo gihe cyose yari akitoza ashaka kwizamuramo agatege ko kureba ko atazajya abura umwuka, ariko imyitozo ye yaba atarayitangira. Noneho ubu ngubu yatangiye imyitozo yo kwataka umuntu no kwidefanda abantu mu buryo bukomeye cyane. Ibyacu rero muri Movie Recap ntibitinda, umunsi w'amarushanwa tayari uba waje. Ndetse bitandukanye nuko Berry yatekerezaga, Berry ntabwo afite ubwoba ahangaha, ndetse anasabwa kubanza kugenda akicara akareba imyiyereko ya karate mbere yuko irushanwa nyirizina ritangira. Ariko mu gihe yari ari ku ruhande, Noreen yaje kumwandikisha izina rye nk'itsinda. Kumbe n'ubundi rino rushanwa aho irushanwa ribuze gukompetamo abantu bari mu matsinda byibuza y'abantu 4 kuri 4. Noreen rero na musaza Lee bashaka kwiyunga kuri Berry kugira ngo bose baze gukompeta, ariko bakahita banababwira yuko n'ubundi banihuje ari batatu baba babura undi muntu umwe kugira ngo bayibuze itsinda ry'abantu 4. Aha rero Noreen yashatse kwinginga ababiteguye kugira ngo babihoreye bakompeta ari batatu, ariko abandi babwiye ko amabwiriza bari amabwiriza. Hanyuma rero ubwiye Lee na Noreen bari kuvuga ukuntu rwose Berry ari buze kumva atishimye, nabona ko agiye guhangana wenyine, bahise bumvaga ko kari kuvuga ngo ibintu bijyanye na Chuck Norris. Kumbe n'icyamamare Chuck Norris cyaje kwirebera ano marushanwa. Lee rero yahise agira igitekerezo yihuta cyane, ahita agenda agana ku cyamamare Chuck Norris. Ariko ubwo ku rundi ruhande Chuck Norris yakubitanye na wa mumetere umwe wiyemera, umwe uvuga yuko ngo yamudiye, ndetse nk'ibisanzwe uyu mumetere yatangira guseka Chuck Norris amwita ikigwari ngo ntaga kitabira amarushanwa ngo byaranze, ndetse yifite nk'icyizere ko yamudiye ngo niyo yakibesha agashaka ko bahangana no munsi. Lee rero abashaka guhita yemeza Chuck Norris yuko yakaza akajya mu itsinda ryabo kugira ngo baze gufatanya n'ubundi ari groupe y'abantu 4. Noreen rero wahise wumva yuko ari ibintu bidashoboka kubera ko nyine Chuck Norris yari icyamamare, ariko umusaza waratsimbarara abantu. Noreen rero yafatiranye amahirwe yegera icyamamare, arangije aragisaba. Amasha kuri cyo rero tubona Berry ari kureba ya myireko ya karate, gusa yindukiye yaratunguye agiye ko nabona Chuck Norris yicaye iruhande rwe, ndetse ahangaha ko ari babiri bahise bibwirana, nubwo Berry we neza yari yabaye nk'uwabuze icyo avuga kubera gutungurwa kubona umuntu ufana ari iruhande rwawe. Inzozi rero zibimpamo, hanyuma Chuck Norris akamusaba yuko yakiyonga mu itsinda rye kugira ngo baze gufatanya muri ya competition. Berry rero ntabyo guta akanya rwose ahita abyemera, ndetse kuri round ya mbere tubona Noreen ari gutangira mu bintu byo kwiyerekana ndetse agatsindira umwanya wa kabiri. Hanyuma noneho round ya kabiri aba ari competition yo kumena amabuye, aho uri aza kuri stage agahita anasaba yuko bongera ibuye rimwe kuyo bari basanzwe bateguye. Abantu bose rero bahita batungurwa kubera yuko ntago babona yuko umusaza ushaje guhurya yaba atari kwishyushya amabuye angana gutyo ashobora kuyamena arenze n'igipimo bari bapanze. Gusa mu buryo utunguranye umusaza bari rutsinga birangira akubise, bose bagatungurwa yose akayamena. Muri round ya gatatu rero aba ari yo gucanga intwaro zitandukanye n'inkota irimo. Berry rero yaje kuri stage afitemo akantu k'akoba, aho yahise atangira kwiyerekana. Gusa mu buryo utunguranye n'ubundi yahise yinjira muri yasiye yo kurota ku manywa y'ihangu, ndetse iki gihe noneho yimagina ubwe ari imbere y'abantu benshi ari gucanga zamuka ku buryo bukomeye cyane, ndetse ibyo ngibyo bari gutekereza ko ari gukora ni nabyo bari gukora mu buzima busanzwe. Ibintu byatumye agisoza abantu bose bamukomera amashyi baremera. Muri round ikurikiyeho rero Chuck Norris yihanganiramo na Stone wa mwarimu w'amagambo, ndetse akahita anerekana yuko wa mugabo ngo Stone ari uwo kuvuga gusa, aho yamutimbaguye amangumi menshi cyane, ndetse akaboroka ibyo Stone byose yamukubise. Ibintu byatumye abantu bose basara, ndetse akahita namusoza amukubita umugeri yindi itera abantu malaria y'imisaraba nk'itanu. Gusa n'ubundi biza kurangira itsinda rya Stone n'irya Berry bose banganije amanota 36. Bityo rero abagomba gushyirirwaho akandi kantu ka competition
hanyuma yo kugira ngo babashe kureba ubasha gusoza yatsinze, ndetse aba ari nta kandi aba ari akantu ko kumena amatafari hagati ya Berry na cyane ngo ni Randy. Kuri round ya mbere rero bose uko ari babiri babashije kumena amabuye yose bari babateguriye, hanyuma kuri round ya kabiri bahita bazana barengeje andi mabuye nyine nk'abantu bagiye kuri stage ikurikiraho. Randy rero niwe wabanje arakubita, ariko nubwo yakubise amabuye menshi yose ntabwo ariko yabashije kuyamena. Igihe rero ari Berry yo rugezweho, Lee yahise abanza amusaba yuko agomba kwibuka ndetse agakoresha ibintu byose aba yaramwigishije kugeza amagingo ye. Hanyuma undi nawe akoresheje agatege kose n'umujinya wose yari asanganywe, akanibuka inama amaze guhabwa, Berry yabashije gukubita amena amabuye yose bari bamuteguriye mu ngumi imwe yonyine, ibintu byatumye itsinda ryabo ari ryo ritsinda. Mu mashusho rero ya nyuma tubona Chuck Norris na Berry bari kumwe noneho bari kuvugana ibindi bintu by'andi marushanwa, ndetse uyu mwana ahita ashimira iyi ntwari aba yari asanzwe abona mu nzozi, ndetse ahangaha agahita ava kuri ka kantu k'ingeso yo kurota ku manywa y'ihangu, kubera yuko ubu ngubu ibintu bafata nk'inzozi biba byamaze kuba mu buzima busanzwe. That's what's up. Agafilme kacu k'uyu munsi nanga karangiriye, gusa nkwibutsa gukanda kuri like, share ndetse ukanandika hasi muri comment akandi gafilme wifuza ko twagukorera ikindi gihe. That's what's up. Igini The Focus. Until next time. Peace.